Hari ibintu bito cyane abagabo bakora bishobora gutuma abagore babo bumagara mu gitsina mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ese waba uzi ibyo ari byo? Muri iki kiganiro turasesengura amakosa akunze gukorwa n'abagabo mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ashobora gutera umugore kubura ububobere muri icyo gikorwa. Turaza kureba ingaruka bishobora gutera, turebe n'inzira zo kubikosora n'uburyo bwiza bwo kwirinda ibi bibazo. Iki kiganiro kiragufasha kumva neza uburyo bwatuma experience sexuelle cyangwa se uburambe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ari ingenzi, kuko bugira ingaruka nziza ku byishimo by'impande zombi, umubano wanyu ugakomera, kandi bikarinda ko habaho kutishimira igikorwa kuko cyagendekeye umugore neza uko yabyifuzaga. Bana natwe mu kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya ibyo ugomba gushyira ku murongo neza nimba uri mu kigero cy'abubatse ingo cyangwa ukaba uri umwe mu bo bireba. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Hari igihe umugore ashobora kumagara mu gitsina mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ariko si buri gihe biterwa n'umubiri we gusa. Hari amakosa abagabo bamwe bakora batabizi agira uruhare mu gutuma igitsina cy'umugore kitabobera neza. Gusa ariko iyo ayo makosa amenyekanye hakiri kare, biroroshye kuyakosora, bigatuma ubuzima bw'imyororokere bugenda neza hagati y'abashakanye. Ayo makosa ni aya. Ikosa rya mbere ni ukwihutira gukora imibonano mpuzabitsina nta mwanya uhagije wo gutegura umubiri w'umugore. Umubiri w'umugore uba ukeneye igihe gihagije kugira ngo witegure imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo aje ahutiraho imibonano mpuzabitsina atabanje gukorera imyiteguro ihagije uwo bagiye kuyikorana, cyangwa se ngo baganire mu buryo bw'urukundo, igitsina cy'umugore gishobora kuba kitarabobera. Ubu bubobere karemano bw'umugore buterwa n'uko amaraso yiyongera mu myanya ndangagitsina. Iyo habuze umwanya uhagije wo gutegura imibonano, umubiri w'umugore ntubona igihe cyo gukora ubwo bubobere. Ibi bishobora gutuma imibonano ibabaza cyangwa se igitsina kikumagara burundu, ku buryo umugabo atabona n'inzira yo kwinjiriramo. Ikosa rya kabiri ni ukudaha agaciro amarangamutima y'umugore. Abagore benshi bagira amarangamutima akomeye ajyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo atita ku byiyumvo by'umugore we, akamuvugisha nabi, akamurakaza cyangwa akamwereka ko nta gaciro afite, bishobora kugabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Iyo umugore atishimye mu mutima, umubiri we ushobora kudatanga ububobere, kabone n'aho umugabo yakwihiringa gute. Ubushake bw'umugore butangirira mu mutwe no mu marangamutima mbere y'uko busakara umubiri wose, kandi ibyo ntibyagerwaho igihe nta gutegurana guhagije kwabanje kubaho. Ikosa rya gatatu rikorwa n'umugabo agatuma umugore we atagira ububobere ni ukudafata umwanya uhagije wo kumenya uko umugore we aba ameze mu gihe cy'imibonano. Abagabo bamwe bibanda cyane ku byiyumvo byabo gusa mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ntibite ku byiyumvo by'umugore bari kumwe mu gikorwa. Iyo umugore atitaweho, ashobora kutishimira imibonano iri gukorwa, akayikora acecetse, yibwira mu mutima ati sinjye ubona arangije ngo amveho kuko n'ubundi ntacyo amfashije. Iyo atishimye rero cyangwa atishimiye uko imibonano iri kugenda, igitsina cye gishobora kutabobera namba. Ni ingenzi cyane ko umugabo yita ku bimenyetso umugore atanga, nk'uko agaragaza niba amerewe neza cyangwa se niba atanyuzwe n'uburyo igikorwa kiri kugenda muri ako kanya. Ikosa rya kane ni ugukora imibonano mu buryo bukabije cyangwa butuma umugore ababara. Iyi mibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo butuma umugore ababara, umubiri we ushobora guhita wifunga nk'uburyo bwo kwirinda. Ibi kandi bishobora gutuma igitsina cyumagara kuko umubiri w'umuntu wihutira kwirinda ikintu cyose kiwubabaza maze ugakora defense. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko imibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo bworoheje kandi bwita ku byiyumvo by'umugore. Ikosa rya gatanu
ni ukudaha umwanya uhagije urukundo rwabo mu buzima bwa buri munsi. Imibonano mpuzabitsina ntabwo itangirira mu buriri gusa, ahubwo itangirira mu buryo abashakanye babana buri munsi. Iyo umugabo atagaragaza urukundo mu buzima bwa buri munsi, nko kuganira neza n'umugore we, kumwubaha cyangwa kumwitaho, bishobora kugabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ku mugore. Iyo urukundo rugaragazwa mu buzima bwa buri munsi, umugore ashobora kumva yisanzuye kandi igitsina kikabobera ku buryo bworoshye nta guhata. Ikosa rya 6 ni ukutita ku isuku. Isuku ni ingenzi cyane mu buzima bw'imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo adafite isuku ihagije ku mubiri cyangwa ku myanya ndangagitsina, bishobora gutuma umugore atisanzura mu gihe cyo gutera akabariro. Ibi bishobora gutuma atishima cyangwa kumva atamerewe neza, bigatera igitsina cye kutabobera. Iyo abashakanye bose bari mu gikorwa bafite isuku, bibatera kwisanzuranaho maze bose bakanyurwa. Ikosa rya 7 ni uguhatira umugore gukora imibonano mpuzabitsina igihe atiteguye. Iyo umugore adashaka gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se atiteguye, kumuhatira kuyikora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku mubiri no ku mitekerereze ye. Umubiri we ushobora guhita wifunga maze ugahagarika ububobere direct. Iyo abashakanye bubakiye ku rukundo, ubwubahane no kumva neza uko umubiri wa mugenzi wawe ukora, ikibazo cyo kumagara mu gitsina gishobora kugabanuka cyane cyangwa kigakemuka burundu. Abashakanye bagomba kumenya ko ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina atari ikintu cy'umuntu umwe gusa, ahubwo ubufatanye hagati y'abantu babiri nibwo butanga umusaruro mwiza kugeza no ku gutera akabariro. Nk'uko twabibonye, hari amakosa make abagabo bakora mu gihe cyo gutera akabariro ashobora gutuma abagore babo bumagara mu gitsina maze bakabura ububobere. Ariko icyo ugomba guha agaciro ni uko iyo ubimenye ushobora kubikosora mu buryo bworoshye kandi bwubaka umubano wa mwembi. Tangira kuganira n'umudamu wawe mu byiyumvo bye, umenye ibyo akunda, umenye n'ibimubabaza, kandi ugerageze gukora impinduka ntoya kugera igihe uzabikosorera byose, maze birusheho kunoza umubano wanyu mwembi. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se ingingo wumva twaganiraho ubutaha, twandikire muri comment. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.